abakunzi b'ibiganiro by'umugati w'ubugingo, nongeye kwishima n'umutumirwa wanjye uyu munsi ko twongeye kugira amahirwe yo kuza muri kino gihe n'ibyo bintu turimo gukoresha ababishoboye. Ndashimana ko yanshoboje kandi ikaba yantumiye umutumirwa uyu munsi, kandi nzira kuri muzima, kandi nkaba mfite icyizere kuri buve hano wongewemo ibyiringiro cyangwa se wongeye kugira imbaraga muri uru rugendo dufite uyu munsi. Rero nkaba mfite umutumirwa nabazanye, umudamu mwiza cyane umunyabwenge kandi akunda Imana, akijijwe. Rero afite ubuhamya bwinshi, ibyiciro byinshi, ariko uyu munsi hari igice ari butubwireho uburyo yamenye Yesu, impamvu yamuhisemo n'imbaraga z'Imana nk'uko twabimenyereye ko tuzaganira cyane ku byiciro bivuga ku mbaraga z'Imana. Akaba afite rero igice cy'ubuhamya nifuza ko ari butuganiriza uyu munsi. Nagira ngo mwakire, adusengere, hanyuma yivuga amazina, hanyuma ntangire kumubaza utubazo tworoshye cyane turi bukoresha umwanya muto. Imana iduhane umugisha. Murakoze cyane, ndabashoboje mwese mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Reka tubanze dusenga Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Mana ikiranuka, se umwami wacu Yesu Kristo, turagushima izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushima ko waturinze mu minsi itambutse, watubereye Imana, twabonye ukuboko kwawe, wadukuye habi hari hakomeye, niyo mpamvu twicara tuvuga ngo ushimwe. Muri aka kanya rero unyemerere mu kiganiro tugiye kugirana, Mwami unyemerere umuntu wese uzumva ubuhamya buzagiraho mumukura bugire naho mumushyitsa. Turakwingize ngo utangirane natwe muri iki kiganiro, usozanye natwe turakomeza tugushime. Ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Rero nagira ngo mbabwire amazina yanjye, nitwa Revera Pasiteri Musabyimana Françoise. Nishimiye kubana namwe, ndi umumama ushima Imana, kandi mwakoze kuntumira kugira ngo nze kuganira nawe. Murakoze cyane. Amen. Mwakoze cyane kwitaba ubutumire bwacu. Biraryoshye kumva umumama w'umurevera Pasiteri, ibintu by'agaciro cyane. Ariko nk'uko giye byagenze, ntabwo navutse nkijijwe, ariko nawe kugira ngo ugere kuri iyo titire wenda ubuzima wari ufite mbere y'uko ukizwa cyangwa se ukorera Imana. Icyo gice cy'ubuhamya nicyo nifuza kutuganiriza. Byari bimeze gute kugira ngo wakire agakiza? Ese wavukiye mu muryango ukijijwe cyangwa se byaje mu kihe gihe? Kugira ngo dutangire dufashe umuntu ataramenya umumaro w'agakiza cyangwa se uburyo imbaraga z'Imana zidusanga zikaduhindura, bityo natwe tukaba abahamya. Byari bimeze gute? Murakoze cyane. Ubuhamya ni bwinshi nyine nk'uko mubivuze, ariko ntabwo navutse iwacu bakijijwe. Navutse iwacu ari abakatolike, mvukira mu katolika, ndabatizwa, ndakomezwa, mbifubye. Muri icyo gihe nakagize uburere bw'ababyeyi cyangwa se uburyohe bw'ababyeyi, biranga. Mama arapfa, apfuye papa ashaka undi mugore, mbaho mu buzima bugoranye cyane, nderwa n'abantu benshi, nza kuba umudivantiste, mva mu katolike njya mu badivantiste. Ngeze mu badivantiste ubwo numva niko nagendaga nkura, nza kugira icyifuzo mu mutima wanjye, ndavuga ngo Mana, sinigeze mbona mama ngo andere nkure, mbese anyereke ububyeyi. Burya umubyeyi w'umumama ni umubyeyi uryoha cyane, ni umubyeyi unezeza. Ubwo kiba icyifuzo muri njyewe. Kwa kwifuza kwanjye mu by'ukuri navuga ngo Imana yari yumvise gusenga kwanjye, ndashangiye umugisha, mbona umugabo nkiri umudivantiste nsenga gutyo. Ariko ntabwo numvaga ibyo gukizwa ibyo ari byo, nubwo nagiye mu badivantiste, ariko ntabwo nari nkijijwe pe, ntabwo nari nkijijwe. Wagiyemo kubera iki? Kuvuze ko utari bwabona umugabo, niki cyatumye uhindura idini rimwe ujya mu rindi? Murakoze cyane. Twari duturanye n'abantu b'abadivantiste, nkabona baranyerera imbuto nziza, njyayo mu buryo bwo kubakurikira gutyo, bakoze ahantu amavuna. Yego. Hanyuma rero ubona umugabo, umusore mwiza. Nza kubona umusore mwiza, ndamukunda. Ikintu cya mbere namubajije ufite mama wawe? Arambwira ati mama ndamufite. Numva ndishimye, namwemeye, nta bindi ndebyeho.
hari abandi benshi bandambagizaga ariko nkumva oya, noneho nakumva ko ari n'umudivantiste bituma mukunda arasaba arakwa, tujya mu murenge, tuva mu murenge dukora mariage. Tumaze gukora mariage ubwo twakomeje turabana, njyewe nabaga inaha i Kigali, iwaba ari Igitarama, nawe yabaga inaha ariko yarubatse Igitarama. Turagenda tujya kubayo, we agaruka mu mujyi wa Kigali, njyewe nguma aho ngaho. Ndategereza mpamara umwaka aho ngaho Igitarama, ariko yarazaga buri weekend akaza, ntegereza ko nsama biranga, bigeze ubwo umuryango unyanga. Ubwo yarashize nk'imyaka ingana? Hari haciyeho umwaka umwe. Ko hari hakiri kare. Mwese niko mama wari wakurikiye, waramwishimiye cyangwa ntabwo by'inzangano byari byahanye? Mu mutima wanjye nta n'inzangano nagiraga, noneho mabukwe naramukundaga, nkumva ndamukunze, umugabo yagira ibintu ahaha akanzanira, nanjye nkahita mfataho ngashyira mabukwe, nkumva mabukwe mbese ni mama, ko sinenzi no kuvuga mu mabukwe namwitaga mama, kandi kuko numvaga ko ari mama cyane, numvaga mukunze. Ubwo umwaka ushize nibwo inzangano zatangiye kuza, mbona batangiye kunyanga, nkabirwa, najyeyo nkabona ntibanyishimiye, ariko ngiye nkavuga ni buriya yenda bigiriye ibibazo, ibyo simbitekerezeho na gatoya, kugira ngo mbone yuko rero ibintu byakomeye, naje kurwara. Umuntu twasigaye tuvugana ni databukwe. Databukwe akambwira, mwana wanjye komera, uzabyara, humura, wigira ubwoba, bariya jya ubakuraho umutima, ujye utuza, uzabyara. Ubwo buzima biranga, njya mu bitaro gutyo nyine, ngiye mu bitaro, mabukwe baramukazi banjye nta n'umwe wangiragaho. Hanyuma kuko wari umukristo kandi wumva umwana ni ikintu gikomeye cyane mu miryango y'Abanyafurika, hahandi wasengaga ntabwo wibukaga Imana, ese imbaraga wazikurahe? Nubwo batagukundaga, wowe wabibayemo ute kugira ngo tubashe gufasha umumama wenda ari kunyura muri ibyo bihe, abona yakumiro, wenda wowe n'umwaka umwe ariko ashobora kuba amazemo imyaka myinshi agitegereje wa mwana, wowe imbaraga wazikuraga? Njyewe burya no kuba imfubyi bijya byigisha. Yewe nabaye imfubyi, aho nagiye mba hose habagaho kwihangana, nta zindi mbaraga. Icyo gihe sinasengaga by'ukuri, bya bindi byo ku isabato nyine, byo kugenda ku isabato byari ibyo ngibyo, ariko nkagira ikintu cyo kwihangana cyane ko navuga ngo se nagenda nkajya hehe, mbese mu muco wa Kinyarwanda nkavuga ngo nta mama mfite nzasanga. Ikindi nkumva ko gusenya ari igisebo, bigatuma nihangana. Nyuma byaje gukomera, birakomera neza, bakajya bakanuka ari baramukazi banjye, mabukwe bakanuka, ariko ibyo simbyiteho. Bigeze ubwo abantu nibo babwiye umugabo ibibazo mpura nabyo. Umugabo yaraje arambwira ati, ndashaka nkwimure tugende. Ndavuye sunjyanye, ati tugende ndakwereka aho tugiye. Ntababeshye nagize ngo agiye kunyirukana, ubwoba buranyica. Urumva umugabo wanjye yari imfura iwabo, ndavuga nagiye kunyirukana. Ni ukuri n'ubu ngubu nubwo bimeze gutyo, ariko ndamushimira. Icyo gihe yaranzanye, mbona tugeze Nyabugogo, anjyana aho yabaga, arambwira ati cara aha ngaha. Mfite umugabo nkunda, yarankundaga, sinabona uko nabibabwira. Turahaba turabana. Urumva hari haciye umwaka umwe, tugeze mu myaka 8 umugabo ahita anyanga. Uwo mugabo yantaye tumaze imyaka 8, nibwo yagize gutya ahita agenda arashaka. Tubana n'umugabo imyaka 8 irashira. Yarategereje kwihangana biranga, bimaze kwanga ahita andeka ashaka undi mugore. Amen. Tugiye gusoma icyanditswe turi bugenderaho ko twabibemereye, ariko twaranakivuze n'ubu twasubiramo. Niho agiye kutubwira uburyo imbaraga z'Imana zamutabaye rero. Nyuma y'idini, nyuma yo kugerageza no gukundwa n'umugabo akamuta, nibwo yibutse gushaka Imana. Ese ikibazo urimo ujya wibuka gushaka Imana ku giti cyawe? Reka dusome rero muri Luka 10 umurongo wa
18 haravuga ngo dore mbahaye ububasha bwose kujya mukandagira inzoka na scorpion. Amen. Amen. Yesu Kristo yaduhaye ububasha bwose bwo gukandagira inzoka na scorpion. We urumva yaragize ikigeragezo cy'umwana no gutabwa n'umugabo. Mama, imbaraga z'Imana zahise zikora ziterero. Murakoze cyane. Murakoze cyane no kubwira ijambo rigenda rimpa imbaraga rinkomeza. Muri icyo gihe nibwo muri icyo gihe mbere nibwo najyaga mu bapfumu mbuze uko bigenda, nibwo natangiye kumva ngo abantu barasenga. Nza kumva ahantu basengaga bitaga Herumoni, hari umugabo ngo wasengaga cyane. Noneho nza guhura n'umuntu arambwira ati ariko uzashaka ukuntu usenga, wegera Imana. Imana itanga urubyaro, Imana iraruhura. Kandi ambwira ijambo rikomeye, arambwira ngo naho utabyara ariko ubona amahoro yo mu mutima, kuko ari amahoro mu mutima nayo nari mfite, umwana ntawe nari mfite, ubuzima ntabwo nari mfite. Ariko reka mbabwire, iyo ugeze ku Mana ibintu byose birakunda. Iyo ugeze ku Mana urabohoka, iyo ugeze ku Mana ubona inshuti, iyo ugeze ku Mana, mbese Imana ni umubyeyi, Imana iraruhura. Ubwo naje guhura n'undi mu mama wasengaga, njya yaransengera, ariko nkumva ndashaka umuntu ugera ku ngingo y'ibyanjye. Ubwo nibwo nafashe inzira njya aho bita Herumoni mu Gashyekero. Ngezeyo umugabo yavuye ahari nko ku birenge kuva navuka, aravuga anyereka uburyo ibintu byose birimo kumbaho. Arambwira ati egera Imana. Aho ngaho rero niho nabonaniye n'Imana. Imana igira neza, nahabonaniye n'Imana. Umugabo aransengera, amaze uko ansengera nkumva ndagenda mbohoka, uko ansengera ngenda numva Imana. Cyambere Imana ihita impa amahoro. Ubundi nari wa muntu mpora ndira, mpora mfite umubabaro, mbese nari narabaye jabarakare, nararahumuye niko bajya bavuga, mbese ntavuga, nari narashaririwe. Reka mbabwire, nta mahoro nari mfite, kuko narebaga umuntu wari wese nkabona yuko atankunda. Ikindi byagezeho numva najya kwiba nk'umwana nkamugira uwanjye. Reka mbabwire, kubura umubyeyi, kubura umudamu uri umugore ukaba udafite umwana birababaza. Nta kintu kibabaza nko kubura umwana. Noneho wabura umwana ukabura n'umugabo. Muri make nari narabuze byose. Ariko ngeze ku Mana nibwo nabonye amahoro. Rero ayo mahoro niyo ndimo kubabwira. Yesu atanga amahoro, Yesu araruhura, yaranduhuye, yampaye amahoro, yampaye umunezero kugeza na n'iyi saha. Reka mbabwire, mfite amahoro. Aho ngaho rero nibwo nabonye imbaraga, ntangira gusenga, ntangira senga amasengesho y'iminsi 5, ngera kuri 7. Nuko aho niho naboneye Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Umuhizi cyane, cyangwa se umuhizi n'ikinyarwanda, uri intwari. Hanyuma hariya mu bapfumu hari ahantu hatubwiye kugira ngo nganishe no ku muhamagaro w'Imana. Muri Yeremiya aravuga ngo nari ntuzi utaraba n'umusoro mu nda kwa mama wawe. Uyu mubyeyi yagiye mu bapfumu akajya bamukubita nta mpamvu. Ni ukuvuga ngo yari ari ikimenyetso cy'Imana, ariko yagiye kutubwira kugira ngo abapfumu bakwirukane. Ubu umaze gukizwa wasanze byaratewe n'iki? Mbese wese kubera umuhamagaro w'Imana wari ku buzima bwawe. Murakoze cyane. Abapfumu tekeza kujya imbere y'umupfumu, ufite amafaranga, ntacyo akwatse ngo kibe, arambwira ngo genda genda, arasara rizunguza, baransohora. Maze gusohoka baranyirukana, buracya ndongera nsubirayo. Reka mbabwire, Imana yigushaka nta hantu itagukura. Kandi burya nyine ngo nabamenye mutarabura urusoro mu nda zaba mama wanyu, kuko Imana yarinzi. Usubiyeyo noneho yakuye urubingo ku rugo, arankubita arambwira ngo ibitugu byawe ntibizongere kureba ahangaha. Nibwo nagiye. Ariko ikintu cyatumye umupfuma nkubita nuko hari umwuka w'Imana wari undi muri ngewe, ariko ngewe ntabizi. Kuko ngeze n'imbere y'Imana, Imana yarambwiye ngo ntabwo wowe wagenda ngo ujye gukorera Satani ngo bikunde, ntabwo nakureka.
Biba amagambo Imana ibiza abantu bose cyane. abantu bakijya gushaka ibisubizo mu bapfumu kandi Imana iba bikiye agakiza imbere n'iki bababwira. Njyewe nabwira umuntu ukijya mu bapfumu izi saha urata igihe urimo urikerereza urimo uridindiza icyiza sanga Imana hakiri kare. Narikerereje ahari iyo nza kujya ku Mana mbere mba narabonye amahoro ntiriwe nirukanka ntabwo udufaranga twanjye nduha abapfumu nta kintu bari bumarire. Nakubwira ngo egera Imana, Imana izaguha buri kimwe cyose. Nyuma Imana yisi umuhamagaro rero yaragarutse ntiyagarutse. Nyuma yaho umugabo yaje kugaruka. Ndi mu masengesho nshoza amasengesho y'iminsi 7 reka mbabwire gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho. Bene data n'umuntu wese uzanyumva azamenye ko gusenga bikingura ijuru. Ndi mu masengesho Imana yarambwiye ngo umugabo ndamugaruye. Umugabo aragaruka ata uwo mugore aragaruka ansaba imbabazi, mbese Imana yarambohoye. Rero amaze kugaruka nibwo uko nakomezaga nsenga nibwo naje guhabwa impano nkajya nsengera abantu. Noneho umuntu wadukoreshaga amasengesho umuntu wadusengeraga ni ukuri yubahwe, njya musabira umugisha kandi umugisha musabira uruta iyindi nuko azabona ubugingo. Yankuye ahantu navuga ngo yankuye ikuzimu, yankuye ahantu habi. Ndamusabira uko bwije nuko bukeye kuko yanyeretse inzira, mbese yarankomeje yamfasha amaboko anyereka inzira kandi iyo nzira nasinye ko ntazayivamo. Ariyo mpamvu mbwira umuntu wese urimo kutwumva aka kanya ave mu byarimo yegera Imana. Ubwo uko nakomezaga nsenga nibwo nahabwaga imbaraga. Imana ikambwira ngo nzakubaka w'itorero kuko ntangiye kugenda mbisobanukirwa, nzakugira ukomeye, nzagukoresha, uzakora ibi n'ibi kandi by'Imana yambwiye ni ukuri narabibonye. Ubwo bimaze kuba gutyo, ubwo kugira ngo ngire ku muhamagaro urumva ahantu byaciye ahantu hakomeye, byaciye ari uwo nguwo wansengeye yitwa Celestine. Yaransengeye aramfasha n'abamama bitwaga ba Estina n'ubu baracyahari. Ni ukuri ndabashimira kuko bantwaje umusaraba. Revera Pasiteri urumva iyo yaranwe n'agahinda bari gupfa nawe urimo kutureba Imana yaguhaye ububasha ukaba wenda warakishije cyangwa utarava muri ibyo bihe yararimo mbere ataramenya Imana. Gushaka Imana ibyo bizatuma uba mu masezerano yawe yuzuye. Ndashima Imana rero, ariko hari akantu nifuzaga ko turangirizaho. Ese kubabarira umugabo byarakoroheye? Ubuzima bwo gutabwa n'umugabo akagaruka ese biba byoroshye? Wenda ku muntu arimo gutabwa Imana ikazamugirira umugabo akamugarukaho, wowe byagufashije izihe imbaraga kugira ngo mushobore kubana neza umukunze yibagiye ko yagutaye? Ni irihe banga wakoresheje cyangwa se imbaraga kugira ngo dufashe umuntu arimo kuba muri ibyo bihe? Murakoze cyane. Ubundi kubabarira ni ikintu gikomeye cyane. Kubabarira noneho umuntu wagutaye, wari uzi ko ari we buzima bwawe, wari uzi ko ari we inshuti yawe ya hafi, uzi ko ari we gisubizo cyawe, ntabwo biba byoroshye. Ariko iyo usenga Bibiliya ivuga ngo hahirwa uwihangana ibimugerageza, namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Rero kwihangana nibyo byatumye mubabarira. Noneho no gusenga Imana impa imbaraga zo kumva yuko ngomba kumubabarira, kuko nanjye nzi ko hari byinshi Imana yambabariye, kuko nzi ko Imana nayo ari umubyeyi, ari umunyembabazi. Naricaye ndavuga ngo ubuse nge Imana iramutse ije imbere yanjye ikavuga ngo wakoze ibi n'ibi nirukanka mu bapfumu, ngira gute, nisiga imiti, ngira gute, ibyo byose nabitekereje ndavuga ngo kubera iki nge Imana yambabariye nanjye ngomba kumubabarira. Numva kumubabarira biraje. Amen. Ubu mba ndi ikirara, ese mba ndi umurozi, mba ndi umupfumu, mba ndi indaya, mbese yo ntaza gukizwa. Navuga ngo mba ndi umurozi kuko yenda iby'uburaya sinaye kubishobora kuko nari nararakaye, ariko nkubwije ukuri mba ndi umurozi cyangwa nanjye ndi umupfumu. Nishimiye ko yagushizeho ikimenyetso kera. Amen. Intego y'ubuhamya kugira ngo tubwire umuntu ko Imana ishobora byose.
ko yagushizeho ikimenyetso nagira ngo rero usengere umuntu arimo kutureba nawe agira imbaraga zo gutegereza ubutabazi bw'Imana cyangwa se areka imbaraga z'Imana zimukoreremo nawe ahindurirwa amateka. Amen. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana ikiranuka, se w'umwami wacu Yesu Kristo, cyomoro cyomora imitima, turi imbere yawe. Sengeye umuntu wese urimo kutureba, sengeye umuntu wese wari ucitse intege, sengeye umuntu wese wari uri mu bibazo bikomeye nk'ibyo nanyuzemo, umuhe imbaraga, umukomeze, murinde gutentebuka, murinde kugwa no kunamuka, murinde gusubira inyuma, mu mutima ukomeye, umugarurira ibyiringiro, Uwiteka umushoboze. Jambo riravuga ngo nshobozwa na Kristo umpa imbaraga. Uwo muntu n'umuha imbaraga mu izina rya Yesu. Murinde mwami ikibi n'igisa nacyo, kandi umuha abamufata amaboko, umuhe mwami umubera inkomezi, ujye umuba hafi ku manywa na nijoro. Kandi Kristo ndakwinginze, umuntu wese ufite ibibazo ujye umusura uko bwije nuko bukeye, umugirire neza nk'uko wangiriye neza, mutabare nk'uko wantabaye. Kristo byari bikomeye, nanjye ubwanjye nari nzi ko nta mahoro nzongera kugira, nari nzi ko ntazongera mwami kubona mu maso hawe, ariko waranyiyeretse. Niyo mpamvu nkwinginze n'abandi bose ujye ubagenderera, ubagirire neza. Urakoze Kristo, komeze kubana na buri umwe wese, kandi ukomeze kutubera icyomoro. Bisabye mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amen. Imana imugisha wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Amen. Amen.